Bavandimwe nkunda, Yezu Kristo akuzwe. Duherukana kuri Pentekositi igihe twashimiraga Imana kubw'impano ya Roho Mutagatifu yatubuganijemwo. None turahimbaza umunsi mukuru ukomeye w'ubutatu butagatifu. Iminsi mikuru ya Nyagasani niyo yonyine ishobora gusimbura icyumweru. Niyo mpamvu rero tutahimbaje icyumweru cya 10 gisanzwe, ahubwo twijihije nyine ubutatu butagatifu. Imana imwe mu bapersona batatu, Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Ntabwo twabona amagambo twakoresha kugira ngo dusobanure ubutatu butagatifu icyo ari cyo. Ahubwo icyo twabasha gukora ni ukwinjira muri ayo mayobera y'ukwemera kwacu. Cyane cyane tugerageza kwigana ubutatu butagatifu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubutatu butagatifu rero bukora iki? Ubutatu butagatifu bukora igikorwa cy'impuhwe, impuhwe z'Imana. Kandi Imana ntitugirira impuhwe gusa, ahubwo iranatubabarira. Imana iyo itubabariye ntibirangiriraho, ahubwo iranadukunda. Imana yacu rero kuko idukorera ibyo byose kugira ngo natwe duse nayo, duse n'ubutatu butagatifu, tugomba kwinjira muri uwo murongo w'impuhwe, imbabazi n'urukundo. Kuko nitwe tubyinjiramo byanze bikunze tuzaba twerekanye imbuto z'ubutatu butagatifu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Benshi muri mwe bambajije aho narindi muri video iherutse kubera ubwiza bwa Kiliziya batangariraga. Video y'ubushize rero nayikoreye muri bazilika yitiriwe abatagatifu Ambroise na Karoli mu muhanda bita Corso mu mujyi wa Roma. Ni bazilika imaze igihe kandi isurwa cyane n'abantu baje mu ngendo nyobokamana hano i Roma no muri Vatikani. Iyo nayibakoreye ndi muri koleje yacu aho tuba, kandi babwira ko muri mwese iyo nzamutse kuri alitari ntagatifu ndabazirikana, nshyira mu biganza by'Imana ibyo mukeneye byose, kandi nsaba ubutatu butagatifu ngo bubafashe kwera imbuto zabwo mu buzima bwacu bwanyu bwa buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.